ubwo rero arambwira se ko urifuza kuzansura watsuye, ndamubwira ati rero ntabwo nabiteguye ubu ngubu, nta kibazo urafata nimero zanjye tuzabipanga, ati ni ukuri ndagukunda pe. Yari umukobwa nyine, numva ni nk'ibisanzwe ko umufana ashobora kukubwira ngo aragukunda nyine, kandi ubona ari na mugenzi wawe, ntabwo nigeze mbikontaho cyane, kuko yesa nsaba, kuko twe tugiye kunyura mu nzira imwe, arambwira se warebye no mu rugo none niba udafite umwanya wo kunsura ukazabipanga ukaza uzi nahuje. Sha mu by'ukuri nyine nabifashe nk'ibintu bisanzwe. Ndangije njyayo, ngiye kubona pe nsanga n'umukobwa nyine w'umusirimu wiyubashye mu ahaba, afite buri kimwe. Arangije arambwira nyine, aranyakira muri firigo harimo icyo ushaka, nako ufatemo icyo ushaka, harimo buri kimwe. Njya muri firigo mfatamo, harimo wayini n'andi marikeri, yampaye rero wayini yari iri muri switi, arampereza ndanywa nyine bisanzwe ku karahure. Ubwo birangije arambwira ati rero ngiye kujya muri dushe. Ndumva nyine ntanakomeza no kuvuga ko ni ibintu. Salamfashe kandi karibu, ni karibu injira. We Ozi yego ko mana yanjye, uzi ni wowe? Ntabwo nabyizeye. Mana yanjye we uzi ukuntu wakuze, reba ukuntu ungana ye. Sha naje gutwikira hano naje gutwikira nganaje mu kiganiro. Makuri Marine Empire. Yego sha. Wallahi usigaye uri cyane amare karatwitse. Zatari cyaje kuvamo kabisa. Ubu mujyi warawufashe n'iki cyose. Sha sanze nari ngiye, hari utuntu nari ngiyemo. Uje se kandi. Hari utugendo nari ngiyemo ariko gato ndahita ngaruka. Yego. Yeah. Sha ntari bingandebera uramuti. Unese ubundi ukorera aha? Nkunda kuba hari utuntu njya nkorera hangaha nyine, urumva niyo mpamvu twahuriye nyine nkabona ni danje. Ubu ngo twonge twabonanye pe. Reka mbwire cyaje gusa ni cyiza rero mu twika. Yego sha mubwira ze kabisa, mubwira ko nahageze. Ariko ndahita ngaruka nka. Yego banguka pe, banguka umpa amakuru. Sawa. Banje kubasuhuza abakurikiye Marine Empire, nge ni Gibson nkuko mubimenyereye, tuba tuje kubagezaho ibiganiro bimwe na bimwe, tuba twasuye n'abantu bamwe bagiye batandukanye, abastar. Kandi imbere yacu murabona umukobwa mwiza cyane rwose, inzobe yaka. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Watangira utwibwira, ubwire n'abakurikiye Marine Empire. Yego murakoze, amazina yanjye ni Uwimbabazi Jeannette, hakazwaho n'akandi kazina kazwi cyane kitwa Sister G. Washaka ukanongeraho ngo umwana mwiza ntaribi. Biragaragara ko umwana mwiza ariko unambaye neza by the way. Urakoze cyane. Ninde wagwitemo imyenda wambara? Sha ntawe, ni ibintu bisanzwe kuri njyewe, mba nabashe kubyihitiramo tu. Niweho uyambika? Wambaye neza cyane, inkweto nimba ni Santiago bazita gute? Ni bisanzwe, ni boot bisanzwe. Ni boot, turi no mu gihe ni itumba. Turase nebyo konsigaye mbona byarahindutse. Sister G rero ni muntu ki? Sister G ni umumama w'umwana mwiza nkuko nabivuze, nkaba nkina filimi ariko mfite n'akandi kazi nkora ku ruhande ko kajyanye n'ubuvuzi, niba nabwita bwa gakondo. Ako wongera akantu k'ubwana bwiza ako? Umwana mwiza ngiye rwose, nta mutima mubi ngira muri make. Donc nta mutima mubi. Nta satani njya nigirira pe, ngida umwana mwiza cyane. Ariko unavuze ko uri umumama, umuntu akurebye umuntu arabona uri mutoya, uri umwana muto. Oya ntabwo ndi mutoya, ko nabikubwiye, ntabwo ndi n'umukobwa nkuko wabitangiye bivuga. Ndi umumama. Mumbabarire rwose sinari nabimenye. Biroroshye cyane ntaribi.
wenda nimba atari ibanga abakobwa ariko ntabwo biba byoroshye ko wenda avuga nk'imyaka umuntu akurebye ngiye nk'undi kukureba ndabona wenda ufite nk'imyaka nka 22 wenda gutyo none uvuze ko uri umumama birantungura ku bijyanye uwo ushobora no kuba umumama hari n'ababa mama bafite na 15 na 13 kandi bari imyaka mike barahari bakitwa iryo zina ry'umumama bitewe no kuba babyaye bakiri bato ariko ngewe ku bintu bijyanye n'imyaka rwose ndabutse nyikubwiye nakubeshya niyo mpamvu rero tugomba kubyihorera iby'imyaka nakubeshya ntabwo nakubwiza utari uravuze ngo hari ababyara wenda bakiri bato wowe wabyaye ufite imyaka ingahe 17 ababyeyi bafite 17 ubu ufite umwana mukuru cyane Sister G wenda umuntu yumvishe Sister G yahita yumvamo wenda ubustar kuririmba wambwiye ko ukina na movie uranaririmba cyane okay bashonje bahishiwe turaza kukanyuzamo muri filime ukina izihe filime na nizihe filime wagaragayemo nka filime nagaragayemo hari filime twakinnye iramenyekana cyane ariyo namenyekanyemo cyane simwe nakinnye ariko ndi kuvuga mu yo naba naramenyekanyemo cyane yari filime yitwa mu cyumba series mu cyumba yari filime mu cyumba ubwo si hahandi Chrisizi yaririmbye byane mu cyumba nkwereke n'ibiki n'ibi oya nawe ure nyine ni filime iteguye gutyo n'ubundi nayo yakorewe mu cyumba ishaka kugaragaza nyine kwigisha nyine mbese umuco wo mu cyumba ku mugabo n'umugore mbese nicyo yavugagaho ubwo haberagamo ibiki mu cyumba muri make nyine nawumvishe mu cyumba nta bidasanzwe mu cyumba haba hagomba kubamo urukundo ku bantu bahuje icyumba baba bagomba kugirana urukundo kumvikana mbese nyine ibintu nk'ibyo urukundo numvikana niba wakinaga uri umumama papa yarinde njye nari umumama mfite umugabo cyangwa wayikinanye nawe ziro n'uje kundeba ngo wahageze rero n'umwana w'iwacu twakuranye namuherukaga kera okay ni byiza rero hari ibintu bimwe na bimwe nshaka ko tuganiraho wenda ari nayo mpamvu nagutumiye muri iyi minsi hari ibintu bimwe na bimwe byeze wenda ushobora kuvuga gutya muri iyi minsi urabona muri iyi minsi hamaze iminsi hariho impfu ariko twihanganishe kandi dukomeze imiryango yabuze ababo kandi twizere ko aho bagiye ari heza ariko bihangane urupfu ni ikintu twese tugomba kuzanyuramo rwose abantu bababajwe bagifite intimba n'agahinda abo ari bo bose atari kuri bano bazwi tumaze iminsi twumva hari n'abandi babuze ababo uyu munsi hari n'ababuze ejo mukomeze mwihangane ahubwo mushikame musenge cyane kugira ngo basi natwe turiho tuzagira iherezo ryiza wenda ibyo nari ngiye kuvuga muri iyi minsi hari ibintu biri kugaragara cyane ku bakobwa ubwo abantu bahise batekereza wenda iby'imyambarire nibyo biri kuvugwa cyane ariko ntabwo ari byo gute urumva utekereza nyine gute atari byo by'imyambarire ntabwo ari iby'imyambarire ngiye nshaka ko tuganiraho nshaka ko tuvuga ku bintu by'uburezi biyene byadutse uburezi biyene harya buriho ibyo bintu ntabwo biziho wenda nkaho uri umumama ariko ibyo ari byo byose nk'ubwo iyo wagiye gukina wenda uhura n'abakobwa bagenzi bawe uranabibona ni ubuzima busanzwe turimo kandi ngenda bibona cyane nkabyibazaho nkibaza impamvu ikibitera donc nkawe w'umukobwa ngize amahirwe wenda ndakubonye nshaka ko donc umvira mu mizi umbwira uti biterwa n'iki ese bibaho urabizi donc buryo uburezi bene njya mbyumva nyine abantu benshi babivuga yuko ku ma YouTube hari bo njya numva nkumva ngo
wenda nk'umuhungu waravuze ngo yateretswe n'umuhungu mugenzi we, nkumva ngo umukobwa ngo teretana n'umukobwa mugenzi we, hari n'ababana njya mbona. Mu by'ukuri rero ibi kintu kivuzwe nyine kiba kiriho. Ko wisekeshejwe nkaho nawe ufite amakuru yimbitse. Ukibivugaho nyine gutyo nibutse ko nanjye nigeze guhura n'ibyo bintu. Wigeze guhura nabyo? Okay. Urumva wenda wahuye nabyo, ngize amahirwe wenda uranabizi, ubiziho. Byagenze bite wowe? Ni ukuvuga ngo hari umukobwa twakundaga guhura muri karitsiye y'ahantu nabaga, aransuhuza umunsi umwe arambwira ati ndi umufana wenda gukunda, ati nakubonye muri filimi yitwa Mu Cyumba, ndi umufana wawe kuri iyo filimi nyine imwe natangiye mvugana nsa naho namenyekanyemo, niyo ngo yambonyemo nyine ngo yari umufana wanjye. Ndafata okay byiza cyane. Ubwo rero arambwira se ko urifuza kuzansura watsuye. Ndamubwira ati rero ntabwo nabiteguye ubu ngubu, nta kibazo urafata nimero zanjye tuzabipanga. Ati nukuri ndagukunda pe. Yari umukobwa nyine numva ni nk'ibisanzwe ko umufana ashobora kukubwira ngo aragukunda nyine kandi ubona ari na mugenzi wawe. Ntabwo nigeze mbikontaho cyane kuko yesa nsaba, kuko twe tugiye kunyura mu nzira imwe arambwira se warebye no mu rugo none niba udafite umwanya wo kunsura ukazabipanga ukaza uzi nahuje. Sha mu by'ukuri nyine nabifashe nk'ibintu bisanzwe. Ndangije njyayo ngiye kubona pe nsanga n'umukobwa nyine w'umusirimu wiyubashye mu ahaba afite buri kimwe. Arangije arambwira nyine aranyakira muri firigo harimo icyo ushaka, nako ufatemo icyo ushaka, harimo buri kimwe cya muri firigo. Mfatamo harimo wayini n'andi marikeri yampaye. Rero wayini yari iri muri switi arampereza ndanywa nyine bisanzwe amakarahure. Ubwo birangije arambwira ati rero ngiye kujya muri dushe. Ndumva nyine nta nakomeza no kuvuga ko ni ibintu byantunguye nyine mbyibazaho. Ntabwo nanjye nari nzi ko ibyo bintu biba, ariko naje kubyemera kuko nahuye nabyo. Umukobwa nuko twaracinze twicarana mugati ati rero ndagiye kuko hari ahantu nari ngiye nzaza kugusura. Birangije arambwira ati okay rero ngiye kujya muri dushe twite tuzamukana. Ngenda nangije araza ajya muri dushe arampamagara, ninze se waje tukoga n'iki ukaba ugenda n'ubundi n'itavati we yanjye ntabwo nawoga nyine navuye mu rugo noze ntaribyo. Ubwo araza arangije amavuta ngo nimusigire mu mugongo, kumwe nyine umukobwa ashobora kuza avati nsigira mu mugongo ntabwo mpagera. Numva nabyo ari ibintu bisanzwe nyine amavuta ndamusigira. Ntabwo se mwoganye? Oya. Yarabinsabye nyine ntabwo nabikoze. Ubwo nyine birangije yenda musigira nkabona umukobwa koko ngo komeza ngo nkore mbese nyine birantu nyine nkagira ngo nyine nkumva nta kibazo kurundi hano kuko ntabwo ne kwitanyega ngo ibyo ngibyo. Wewe ubwo yishimishwa nuko namukora mu mugongo ngo komeza nkoreho nkabona umukobwa. Ndangije arambwa se wansize n'imbere, ndavuga ati we imbere urahisiga abana ngo mbabara ngo nsiga. Ubwo birangije arambwa ati ashamaze nagukunze kandi nawe nkuko nabikubwiye nyine naragukunze. Ndafatisha no kuri nta kibazo merci nyine nk'ibintu bisanzwe nyine umva ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Umukobwa arangije nyine ngo gusaba basi bayi ngiye ntabwo ndagenda nyine ndacyafite akanya aha ngaha. Birangije nyine umukobwa ngo ngansezera, mbona ashaka ko dusomana nyine ibintu nk'ibyo nuko nahasohotse muri iyo nzu ndagenda pe. Ariko ngeze imbere ndi kugenda mpura n'umukobwa warabaga muri icyo gipangu, ingera agiye guhaha nyine turatambika ntambwira ngo se ngo harango bigisi muvuga izina ntabwo muvuga izina gusa yabimbwiye ngo izina nawe nawe nabikora. Arangije arambwira ngo nese ngo byagenze bitari basi biki ngo nta kintu ngo uramukobwa ngo yakubwiye ndavati biki se bisanzwe. Arambwira ngo ntabwo yakubwiye ngo umusigira amavuta nyine bira byose yambwiraga n'ibiki. Tishanga babimbwira ngo uramukobwa nyine no muri ZBN
ni umurizibiyene ngo aragenda ajya akamwanza ngo umusigire akabona n'amafaranga ariko nkamumaraho nk'amasaha nk'abiri ambwira ashaka ko nkomeza kumukorakoraho nyine n'iki ashaka kunkoresha ibyo ariko njye narabyanze ariko hari abakobwa ngo bajya baza ahangaha nyine nyine tu mpita mbona ko ibyo bintu biriho byangeze nyine nabibonye nubwo nawe byakugezeho naramubonye nyine nahuye nawe n'umuntu nk'uwo wumvishe nyine donc mu mutwe wawe cyangwa mu mutima wawe wabyakiriye uti ibyo bintu bikubayeho nyine njyewe icyo gihe nari ntarabikurura neza numva ari ibisanzwe nk'uko mugenzi wawe ashobora kukubwira nyine nsigira amavuta mu mugongo ibintu nk'ibyo ahubwo umukobwa bimbwiye nibwo nakuruye ukuntu kose nyine uburyo yari amezemo nyine ndi kumusigira amavuta n'iki ndabikura mbona ukuntu ambwira ngo arankunda buri kanya mbona ukuntu ngira ngo musome nyine giye gutanga nsezera ngo nsome pe nyine tumita mvuga ati mpita mbona ko ibyo bintu nyine biriho ntabwo yakwatse igitsina se oya nta mwanya nari mfite namuhaye gusa yaramubwiye namuhavuye mwikiza nzagaruka vuba ntabwo nari mfite umwanya kuva icyo gihe nahise nanamuboroka tu ntabwo mugiye guhura twigeze kuza guhurira mu mujyi arangiza nyine arambwira ati gutya wowe warambeshye na nimero yanjye waramborotse ndamubwira nyine byo kwigiza murumva muhurira ahantu nahise mweka ko namwitaho ndi gukomereza muri gahunda zanjye njyewe ndi mpamvu nari mbigarutseho cyangwa se nari mbikubajije ni uko abakobwa muri iyi minsi sinzi nimba ari abo wenda mbona njyewe hari ukuntu nyine babitwara gake ukaza wenda bagahura ukabona barayambiranye barasomanye ibiki n'ibiki ukagira ngo ni bya bindi bisanzwe nyine by'abakope nyine biriya ni ibisanzwe ariko abakobwa nyine guhura bagasomana ni ibintu bisanzwe bikuva na kera ariko wenda umuntu ashobora kuba ari ibisanzwe ariko revo biriho noneho ubu ngubu mpamya ko atari ibisanzwe gute se gute urumva nk'ibyo wenda byakubayeho umubwiye ko ni urugero rwawe byakwibereyeho gutya byambayeho nanjye hari izindi ngero wenda nyinshi mfite nuko njye ntabasha kuzitanga cyangwa iki nawe byakubayeho se nyine nawe wowe n'umuntu ugutereta muhuje igitsina oya njye nawe twahuye njye ndi kuvuga ku bakobwa cyane cyane ko wenda abatipe byo ntabyo mbese ku bakobwa wowe ubimenya gute nyine utarahura nabo oya ahubwo hari igihe ujya nko gutereta umukobwa akakubwira ati wapi njye ntabwo nkunda abasore impamvu atabakunda ni uko hariho uburyarya bwinshi mu rukundo muri iki gihe cyane cyane kandi ku basore bararyarya abakobwa cyane ko babakunda ugasanga nk'umusore afite nk'abakobwa nk'icumi bose kandi arabatendeka ubwo rero usanga abakobwa ahanini bitewe n'ibyo bagenda bahura nabyo n'abahungu bababeshya nyine basigaye banga abasore pe ugasanga abakobwa basigaye bikundira abantu b'abasaza bakuze akavuga ati byibura ndanabizi neza yuko yubatse ari umugabo ariko atari wa musore umbeshya ngo arankunda nkajya kumwimariramo gutya usanga nyine ahanini abakobwa ahanini bajya nyine ari ukubera abasore nyine bababeshya akavuga ati njye ntabwo ngikunda abasore nta rukundo nyine benshi nyine babaye nk'ibyihebe nta muntu ucyumva ko urukundo ruhari abashiki bacu babaye ibyihebe cyane noneho tujya tumva ko wenda akenshi abasaza bashuka abakobwa batoya none wewe uti ahubwo abakobwa basigaye bikundira abasaza cyane none nibyo byeze pe none ubwo tugiye wumva umukobwa se mugana ati mwana ati wapi ngiye rwose uriya mutipe ntakagaga batipe n'imbwa nyine tugasanga umukobwa nyine ariko ari kukubwira ati se gute tuzi ibintu nyine akakuganiriza nk'ibintu ko kukumva kandi kuko nawe wajya kubyumva cyangwa nawe wakihera kuko ndakeka nta muntu wese utarababaye mu rukundo umuntu wese wagerageje gukunda nta muntu nzi ko neza muri iki gihe atababaye mu rukundo kandi biturutse mu kugira gute nyine mu kubangikanya noneho uwo mukobwa ko wenda aba yanze ko bamubangikana noneho akajya gushaka umusaza kandi abizi ko wenda afite n'umugore afite n'abana benda kungana icyo gihe ni nka kwa kundi nyine icyo gihe aba yarameshe abashaka urukundo cyangwa abashaka ikindi kintu aho ngaho nta rukundo ruba ruhari nakubwiye ngo aba yarabaye nk'ikihebe nawe nyine urukundo ruba rwaramushizemo ahanini umukobwa utangira kugera ku rugero rwo kuba yakunda umuntu w'umugabo cyangwa umusaza ukabona niwe mukabona nko mu tubari cyangwa ahandi hantu runaka muri hoteli runaka ukabona umusaza asohokanye umukobwa ahanini niba ubona benshi abagabo bakuze bari kumwe n'abana b'abakobwa nyine bakiri inkumi
bakabaye basohokana n'iki n'abasore bari mu kigero kimwe, ariko hanini ugiye ukajya no mu mahoteli usanga umuntu wasohokanye umuntu wese wasohokanye umukobwa aho ngaho usanga hanini umubare mwinshi ari abagabo bubatse bakuru bafite n'abana bangana n'uwo ngo yasohokanye. Si ikibazo ukareba ukazategeza umusore by'uburi kumwe n'urungana rwe, abo ngabo hanini baba benda nko kubana bari mu rukundo nyine rufite intego, niba ushobora kubona yenda basohotse bitewe n'aho bagiye. Ariko hanini mu bijyanye no kuvanga inkundo ni iki ku basore n'abakobwa bari mu kigero kimwe ubona bashobora kuba bagakunda nyine bagapfa ku buryo bafata umurongo wo kuba babana. Usanga yibereye kumwe n'igisaza rwose ari hariya kwirenza za wayini, ari kwirenza n'amakoko cyane. None se ubwo nimba ari uko bimeze, ubwo bashiki bacu ntabwo biteguye gushaka? Ahanini rwose usanga nta muntu n'umwe ufite icyo gitekerezo uretse nabo, kandi mve ku abakobwa bo baranabishaka gushaka abagabo, ahubwo abasore nta musore ushaka umugore ushaka gushaka. Reka usanga bose nyine barabaye ikizi, kandi azi ahantu bituruka nyine kubera yuko ikintu bakenera kuri aba bakobwa bakibona byihuse. Igiki ushatse kuvuga iki? Ubusambanyi, imibonano ubusanga nyine niba yifuje kuryamana n'umuntu uwo ari we wese, uzi yuko umukobwa asigaye akundana n'umusore wenda ukagerageza nubwo waba wifatanye n'umukobwa wifata ufite umuco warezwe n'iwabo wumva yuko atakora icyo kintu cy'ubusambanyi, ugasanga kigiyemo ugasanga aragikoze bitewe n'urukundo yakunze umusore, kandi bitewe cyangwa igikangisho cy'umusore. Ugasanga nk'umukobwa nyine umukobwa yangiye umuhungu bari gukundana, yanze ko baryamana, umuhungu ukabona nta kintu bimubwiye akakureka. Ejo ukajya kubona ukabona yapositinze undi mukobwa rwose basohotse bari kurya inkoko cyangwa bari ku mazi ahantu runaka, ukabireba kandi wenda yarabigukoreraga nawe nyine, ariko kuko hari ikintu wamwimye ukabona akurishije ukabona ugiye kumuhomba, ukavuga ataho kugira ngo uzi ukuntu abigenza nyuma yo bikubaza sheri urafuha, uratangira umukobwa atangira agafuha akarira, ninde nabonanye ibintu byinshi nyine, ukabona umukobwa yasaze njye wamburanye iki ni umuhungu ntago mpake ya sheri ntago nyitaho ngiye ibintu ndi kubikubwira. Hari umusisita w'ifite yanjye byagendekeye gutyo, yaryamanye n'umusore bakundanaga atari uko ari ingeso ye, atari uko ari cyarako kugira ngo ari kuvuga ngo kugira ngo azanyange, kugira ngo azakundane n'abandi. Mukubaho bategeye utazajya umpa ibyishimo resheri, nuzajya unsangana n'undi mukobwa ntibikakubabaze, kuko ngewe icyo nkwaha. Ugasanga rero umukobwa yinjiye gute, yinjiye muri iyo ngeso, kandi niba umukobwa atarabikoraga agatangira kubikora, akabikora nyine kubera impamvu kaba kabaye nyine, ejo n'ahantu usanga abikoze none na wa muhungu yahaye azi ngo bazakomezanyije akamuta. Uri kubyumva, umuhungu akamuta kubera ko yamuhaze yamurebye, ejo umuhungu agashaka undi mukobwa akabahuye n'undi nawe bakajya mu rukundo nawe bikagenda uko bakaryamana, ukazashita gusanga abakobwa b'iki gihe bararyamanye n'akarere kose ari kwibwira ngo ni urukundo ari gushaka. Narabibonye mbona nuko bimeze. None ubwo twitege iki kigiye kuzaba wenda mu minsi kuzaba nyine ni ukubyara bakajya bahora babyara, nizari ikindi uri kubyara nyine. U Rwanda rugiye kuzura abana n'iki nyine, kubera yuko uko byagenda kose ntago waryamana n'abantu 6. Uri kubyumva uva ku musore wenda uwo n'oya wenda uwo ngo muri gukundana mu byiciro nyine, kubitewe nuko kuko urabizi urukundo rw'ikiye ntabwo rushobora kumara n'ukwezi cy'amezi 2 gushobora kwita rurangira, bitewe nuko wamwemereye kuryamana nawe. kandi burya umuhungu wimye arakomeza nubwo yakikora ibyo bintu ntago akureka, ariko umuhungu wahaye yakuretse akuretse. Hari ikindi kintu cy'ikibazo wenda dukomoje kuri ibyo ngibyo twari turi kuvuga, abana benshi tubona wenda nko ku mihanda bari gusabiriza, wamwegera akakubwira ati njyewe bana na mama gusa, cyane mama yarantaye. Wamubaza se papa wawe? Papa wanjye ntabwo muzi, ntabwo muzi, cyangwa se ngo yaradutaye, cyangwa se nyine ngo mama yambyariye mu rugo.
ubwo wenda si zo ngaruka turi guhura nazo muri iyi minsi ni ibintu byumvikana cyane byumvikana cyane kuko ejo umukobwa aryamana n'umugabo wubatse akamutera inda wa mugabo afite urugo n'izindi nshingano uri kubyumva afite umugore yasezeranye nawe uri mu rugo n'abana be bizwi n'imiryango wowe mukobwa uryamanye nawe bikagenda gutya akagutera inda nta gaciro uba ufite ni hahandi ugenda uri kubyumva ugasanga wa mwana abayeho nabi mwabyaranye n'uwo mugabo bitewe n'uko ahanini bigahishwa uri kubyumva kuko urumva ntabwo baba bakeneye bose ko bijya hanze cyane cyane umugabo wubatse ikintu akora rero ubusanga nyine ugasanga umukobwa bigenze gutya aragiye akamutunga buturi niko nabyita uri kubyumva ariko ugasanga wa mwana rimwe na rimwe nyine kubera ko urumva uwo mukobwa n'ubundi ntabwo aba ari umugabo wo nguwo aba akeneye na wa wundi na wa muntu ugize gute uri bumuhahire uri bumugurire amavuta bya bindi wa mugabo yamuhaga ataramutera inda ngo amureke uri kubyumva ugasanga nyine agiye muri izo ngeso cyangwa muri ibyo ngibyo wa mwana amusize mu rugo aragiye ugasanga umwana nawe nyina azanye umugabo mu nzu umwana ari kubireba hari rimwe na rimwe hari ibintu mama wenda bakora umwuga wo kwicuruza barahari ntawe mvuze mu izina yenda kanaka ariko bariho turabizi ko bariho uko byagenda kose ugasanga nyine niba abana n'umwana cyane hirya iyo ngiyo mu byaro no mu byaro se buriya cyane iby'i Kigali gusa urumva ugasanga uri kwinjiza abagabo mu rugo ufite umwana uri kubyumva byose umwana arabireba gutya arabireba hagashya umwana areba cyane kandi abana barazirikana urumva umumama winjije umugabo mu nzu irimo umwana we ikindi atakora umwana we abizi neza ko harimo umwana we akavuga nzanyemo umugabo mbana n'umwana wanjye gusa ntabwo nubatse ngo nise ngo niki nzanye umugabo ejo nzanye undi ejo nzanye undi ikintu sometimes banaza basinze iki atakibuka ko wa mwana agize gute mu gitondo usanga wenda niba baje ninjira umwana yaryamye mu gitondo ugasanga barimo baraswituzanya muri saro umwana niko ari kubireba hari ibintu abantu bakora rimwe na rimwe nyine ugasanga nibo biyangirije abana babo ugasanga umwana nawe kuhora arebye ibintu ugasanga aratorongera aragiye sikore n'abantu ujya usanga muri iki gihe usanga umwana w'imyaka 5 nta kintu na kimwe atazi ku bijyanye n'ibintu by'imibonano nyine mpuzabitsina y'abagabo n'abagore ugasanga umwana w'imyaka 3 4 ibyo bintu abizi mu busa bitewe n'iki ubwo uwo mwana wenda ni igihe kibazo ashobora guhura nacyo nka dogiteri wambwiye kuri dogiteri ahubwo nuko tutarabivugaho nuko tutarabigarukaho tugomba kubivugaho abavura abagabo abagore abakobwa abana muri rusange abantu bose n'abasaza n'abakecuru reka tubanze tuvuge nk'ingaruka uwo mwana wakuze areba mama we hashya uwo mwana uko byagenda kose ingaruka arazihura nazo ni hahandi usanga ukajya gusanga umwana ageze mu myaka 12 ari kwiterereza umukozi w'iwabo mu rugo amwita sheri kandi urumva umukozi nawe wari yifite haze wagize gute wirareba ibintu kuri televiziyo aho ngana ibiki byose ni hahandi ujye wumva ukumva ngo umukozi ngo yasambanyije ngo umwana kubera iki ahanini ucunze usanga wa mwana uzasanga wa mwana ari nta burere yahawe ku mwana wahawe uburere n'ubwo umukozi yamugira gute atarabonye ibyo bintu arabivuga ariko ahanini bijya kumenyekana usanga umwana wenda amaranye igihe kinini n'umukozi bitewe n'ibintu abona mama wenda akora cyangwa papa we bitewe urumva ni ikibazo gikomeye kandi kinahangayikishije twari tumaze kuvuga ko uri dogiteri niko watangiye wivuga noneho reka tubyinjiremo ubundi mu busanzwe ubwo uvura iki nk'uko natangiye mbivuga navuze yuko nkina filimi mfite n'indirimbo ariko nkaba mfite n'ibindi bintu nkora nyine by'ubuvuzi nasa nkaho nita ubuvuzi bwa kinyarwanda nyine bukoresha product nyine zikozwe mu bimera mu bihingwa zo dukoresha
zikaba zituruka mu gihugu cya Malaysia muri Aziya. So rero product zivura ibintu bitandukanye kandi mu by'ukuri ziravura koko, birakora ndetse cyane kuko hari abantu benshi zagiye zifasha, hari na benshi bashobora kuba batanga ubuhamya byagiye bifasha pe. Urugero tuvura abamama n'abakobwa, tuvura abapapa, abasaza, abakecuru, abana, nk'abana banyara ku buriri turabavura. Abana banyara ku buriri cyane rwose, cyangwa abana batafite pe, kuba ufite umwana kwa kundi ufite umwana yaranze kurya pe, twebwe tuguha umuti mu minsi 3 umwana ararya akagira pita agashisha akamera neza cyane. Ku bakobwa cyangwa abamama ku bibazo bigiye bitandukanye bakunda kugira ku bijyanye n'imyororokere, uramo kubarwara ama infection vaginale, ama infection telekomunasi, ku bakobwa bajya mu mihango bakaribwa mu nda, ku bakobwa babuze imihango, hariho n'abantu babura imihango by the way, nabo turabavura. Ku bamama bashobora kugira ibibyimba byo mu nda turabavura, tubaha imiti bakanywa batarinze kuba bagenda ngo bazabibage kwa muganga. Ni ibintu bitandukanye. N'abamama badafite amavangingo, ububobere mu gihe cyo kubaka urugo turabavura cyane rwose hagashya. Cyane ko numva jewe mbakoraho cyane. ukoraho rikaka. Waba warabitrayinze se nawe wenda? Aho nabitrayinze nyine nabayikoresheje nayihaye, naba bagiye bamubuhamya bananshimira cyane ko byagenze neza cyane. N'abagabo bafashe iki? Abagabo rero, ku bagabo bakunda kugira ama stress, abarwara umutwe udakira, umugongo, umunaniro, hari kuntu bamva nyine ufite umunaniro, dufite nyine product tuguha ukamera neza. Ku bajyanye rero no gutera akabariro, nshuti yanjye, ibyo bintu bireze cyane. Nkunda kwakira abantu bafite icyo kibazo, nibo benshi cyane nkunda kwakira bafite icyo kibazo rwose, ikibazo cyo kubaka urugo byananiye. Kandi niba hari n'abahari ndaza gushyiraho nimero yanjye kabisa mbiteho. Abagabo bacika intege mu gihe cyo gutera akabariro, abarangiza vuba, abatademara, n'ibiremba turabivura cyane rwose. N'urubyaro, warabuze ubyara, waba uri umumama waba uri umupapa, ibyo ni ibitangaza. Ariko ntago ari ibitangaza, hari ikiba kibitera. Njyewe ndashyiraho nimero, ubundi busobanuro uzabumbariza kuri telefone. Gusa ibyo bintu byose turabivura kandi bikagenda neza. Ushaka no guca mu cyuma ducisha no mu cyuma, ntabwo twe tutanga imiti gusa tutabanje no kugucisha mu cyuma bitewe n'ikibazo ufite. Iyo miti iba yizewe wenda ifite ubuziranenge? Cyane rwose irizewe cyane, ni imiti naturelle, ariko nibagiwe kuyizana na kubereka. Ni imiti naturelle, mbese ikozwe mu buryo buri naturelle, kandi ibintu biri naturelle bikozwe mu bimera plus nta kibazo bishobora kwangiza mu mubiri cyangwa gutera mu mubiri. Murabyumvishe rero abakunzi bacu. Waba wenda yumva hari ikibazo afite muri ibyo ngibyo, yagana umukobwa wacu Ewana akamukoraho rikaka. N'abakobwa batacinye yo murabizi ko byari ibintu bikundwa n'abagabo cyane. Rimwe na rimwe nabo njya mpura nabo, ugasanga nk'umumama akambwira ati ngiye rwose urugo rwanjye rurenda gusenyuka. Abo ngabo nabo mbitaho cyane, kandi mu gihe gito rwose ibintu bikaba bimeze neza. Sister Jane, wenda tunaganira, dukomeza tuganira, hari ibindi bibazo bimwe na bimwe ngiye mba mfite by'amatsiko, mba numva nabaza umuntu duhuye. Uravuze uti wenda uvura indwara zitandukanye izo wavuze haruguru, kandi uragira uti nanone abantu nkunda kwakira cyane ni abagabo ngo bakozaho cyane rwose, akaba yanareba n'umugore we gutya yambaye gusa akitarangiza mu by'ukuri nta gikorwa yakoze. Uwo muntu rwose ngewe ndamuvura rwose pe, bigatinda rwose agashimisha umugore we, bikagenda neza ku bijyanye no mu buriri mu cyumba. Biriya bintu wenda bishobora kuba biterwa n'iki? Nimba uri doctor warabikurikiranye? Ni ukuvuga ahanini hari igihe bishobora, hari n'igihe bishobora guturuka ku bukene. Ubukene? Hari igihe umugabo ashobora kuba afite, ngiye kubisobanura, ntabwo ari ukuvuga ngo bose. Hari ukuba wari utunze nk'amafaranga, kuko hari umuntu nakiriye yambwiye cyabiteye mbere byarakundaga, ariko yari afite amafaranga, rero yaje guhomba n'ibintu byose birarangira, no kwirongorera umugore biranga neza.
bigenderaho gutyo biranga biturutse ku cyangwa ati ngenda bitewe n'ubukene, guhangayika gutekereza cyane mu bwonko, natangira kujya gutekereza igikorwa cyo gushimisha umugore wanjye hagahita hazamo ibyo nahombye n'ibyo nabuze byose n'iki, nkahita ndeka kudemara, nkatangira wenda mbishaka gutya ariko natangira kubikora nkatekereza stress. Ubwo no kuvuga ngo stress cyane cyane cyangwa se ugasanga hari nko wenda waramuvuye arakira, arahari rwose nanazamubaza nana kuri kamera abyemeye ko sinzi ko yabyemera ko yenda yajyahaga, ariko yabyemera ndumva ni ibintu bibaho nta n'igitangaza kirimo kuko ni uburwayi kandi buravurwa bugakira rwose. Wenda ikibazo cy'amatsiko ariko wenda hari ukuntu ubona cyane cyane abantu bakunda gukora buriya buvuzi usanga nyine wenda ari abagabo, ntabwo bimenyerewe ku bakobwa, none umukobwa mwiza nyine umuntu ashaka kwibaza ngo wenda wabikoze gute, wabigiyemo ute, wabyinjiyemo ryari gute? Ibi bintu by'ubuvuzi rero nabigiyemo kera cyane 2009 nari muto cyane, nari umwana muto, urumva nari muto ku buryo nigishaga ibintu by'amavangingo ntazi ngo ni ibiki, urumva icyo gihe ni ibintu nahuguriwe ndi mutoya, byari biki iyo kampani nibwo yari ikigera mu Rwanda, yari imaze imyaka 2 igeze mu Rwanda, njya mbihugurwamo nanjye najyanwemo n'undi muntu anjyana kuko hari ikigo nabagamo Kimisagara nyine cyareraga abana b'imfubyi, ubwo rero nkajya njya kubyiga aho babihuguriraga tubyigishwa, hari ababihuguriwe abadokiteri babizi barabinyigishije, igihe narabikozemo nkajya ngenda nyine kuri tere, nkajya mbivuga kuri tere nyine ndi muto mfite ikimikoro, kiriya kimikoro kinini kiriya bintu inoza zivugiramo n'inyeragutabara. Oya ni bano bavuga amakuru yo muri quartier. Yego nicyo navugamo nkabivuga Nyabugogo, hari niho nabivugira. Gusa ufite imyaka ingahe? Nari ndi muri 10 n'ingahe ni 14 subwo ibyo bintu wabivuga gute? Narabivugaga ntabizi ariko narabiborotse nyine narabyize nabiguye mbizi ariko nge ntazi ngo ni ibiki bikora gute. Kuko twe batwigisha bakakubwira nyine product ikivura ni ikintu buryo ikoramo n'akamaro kayo, ariko ngewe ntazi ngese amavangi. Ubwo se nk'utwo tuntu ari araborotse ntabwo adusubiriramo ukuntu bavuga ufite ikimikoro. Naba abakiriya beza muze hano dufite imiti itandukanye ivura indwara z'ubwoko bwose, abagabo bacika intege bagiye gutera akabariro, umutwe udakira, umugongo, stress, umunaniro, abamama batagira amavangingo, bajya mu mihango bakaribwa mu nda, bababara umugongo, ibintu byinshi nyine nkajya mbivuga muri icyo kimikoro. Ufite imyaka 10. Abamama bakajya baza uyu mwana se, bakajya begera nyine boss yabaga ari mu modoka, njye nacuruzaga inyuma ku kimodoka, ducuriza muri butu nyine njye mfite ikimikoro, ariko hari abandi bari kubicuruza njye mfite mikoro ndi kwirirwa mbisakuza. Nje rero nabibayemo icyo kuva icyo gihe kugeza 2013 imyaka imaze imyaka 3 gutyo. 2013 rero ubwo uza kubisubiramo wenda nyuma. Nabisubiyemo ejo bundi gihe nyine nahise njya mu byo kwiga, njya no mu bindi nuko ndanjya no mu byo kubyara, urumva nyine haciyemo igihe nabisubiyemo ejo bundi nongera ndagenda ndabihugurirwa, kandi abantu icyo gihe barivuraga kandi icyo gihe bagakira, na twabihaga barakiraga, kugeza n'ubu ngo abantu mayizo product ziravura pe. Ubwo se nk'ibyo bintu wavuga wenda uri umwana, urabona uri n'umukobwa mwiza, uri kubibwira n'abagabo bari aho ngaho benshi gari gahurura ari ngeteza amatwi. Nta ngaruka byakugizeho? Cyane nta ngaruka nyine, kuko inavugaga njye byabaga nko kurangiza umuhango, mbivuga kuri mikoro, abantu bakaza bakantega amatwi, barangiza bakanambaza bakaza bakansobanuza, nkabagenda nkabereka aho bajya gufata product bakazifata bakagenda, nyuma bakazaza bakanama na tip, abamama bampaga amafaranga. Icyo gihe nari umukire, muri iyo myaka nari mfite amafaranga cyane yakoraga mu byo, kuko abamama benshi byarabakikoreraga, abakobwa bagiraga ibibazo byo kuribwa mu nda bari mu mihango nkabavura, abanyeshuri ugasanga abamama baraza kunshimira, abapapa bahari ugasanga umuntu yarwaye imitsi
yaripfunditse tukamuha imiti ikagenda ikazivura mbese hari amadiyabete nyine ibintu byinshi tuvura ibintu byinshi babyumvishe ubwo ewana nimero ugomba kuyibasigira nimero reka nyishyireho ni 0784 6 2 11 izo ni nimero zanjye nitwa Uwimbabazi Jeannette kuko nabivuze uzampamagara umbwira ikibazo nta kintu nkinze nta kintu mbese nanjye nzakuvura nkurikije n'ikibazo cyawe nk'uko wambwije ukuri. Okay Jeannette noneho reka twinjire mu gisata cy'umuziki aho hageze muri music ryari rap wigeze kunkubitira ndavuga nasi uyu mukobwa noneho Nicki Minaj ageze mu Rwanda karabaye man cya kigoma hanira ko numva ntameze neza se hanira kubaho wirebe ibikubaho udashavuza n'ibikuriho ibyawe biriho baho uzabigeraho uzabigeraho ngo bamwe bashakiye ahenshi barashoberwa abandi bagera ku byabo barananirwa none dore nawe usaziye mu murwasha ku murimo ukore ibintu biriho n'ubuzima buriho sister G ewe gawe man noneho hagiye gushya bakwiteze inzara iraryana kurusha indwara ubukene inzike mwana ntabwo meze neza ntabwo meze neza inzara iraryana kurusha indwara ubukene inzikekwe mu miryango iby'ifaranga n'ibanga Kigali n'amahanga usohoka ubuhode nta bukode nta gatonda nta karonda nta sirenda n'umwanda ku muhanda ngo ubuzima butisunikaye nkurumamo n'amateka nireka nsinzire ntinyijoro sinizeye ishyamba ndumva imirindi nkikanga imitontoma imirabyo intera kwibuka dutaramye mu mbuga ngari tuganira ibisigo by'umuhigo ayo magambo ko numva akomeye uyakura rero biba byaratubabaje mani nubwo ubibona gutya umuntu aba araciye mu tuntu twinshi cyane wenda tugaruke inyuma gato nyine ibintu byakubabaje ni ibi ntabwo mba ngiye ibintu byambabaje simba nshaka kubivuga biba bihari nyine biri hariya nyine ntabwo rero kubivuga nta kintu byamarira nyine ibintu byarangiye ariko wenda hari ibintu tuvuga rimwe na rimwe atari ukugira ngo wenda bigire icyo bidufasha ahubwo wenda bishobora gufasha abandi wenda bari muri iyo kondisiyo nk'uko uri n'umuraperi njye nta kintu nyine byabafasha uretse kuba wabyumva wenda ukaba wababara cyangwa kuba babyumva bakajajinga urabizi abanyarwanda rimwe na rimwe harimo abantu nyine batari beza bumva bihuse ushobora kuvuga ikintu kugira ngo abanze atekereze akagikuramo ikindi so rero njye nta kintu byabamarira ndamutse mbibabwiye gusa buri muntu nyine ajya amenya ibye man bro buri muntu ajya yakarongera kugasubiramo buri muntu ajya amenya ibye amenye n'uburyo ajera ibintu bye apana ibyo kujya mu bintu by'undi aka kandi impamvu misenzamo gutya mvuga ngo hari abantu binjira mu buzima bw'abandi ni ibintu byeze cyane bro ni ibintu byeze cyane ugasanga umuntu ari gushaka kwinjira mu buzima bwa mugenzi we mani kandi ubwiwe kubwinjiramo byaramunaniye kugira ngo we yinjire muri we yinjiremo abanze we yirebe byaramunaniye ugasanga aharanijwe no kugira ngo we yinjire muri wowe mu buzima bwawe wowe kandi butamureba bro rero abantu mumenye ibyanyu kabisa cungane n'izamu ryawe aho ubona bitagenda neza uhakosore ariko mugenzi wawe aho kugira mwinjire mu buzima nta kintu ugiye kumufasha kabisa wabyihorera kwinjira mu buzima bw'umuntu ufite ikintu ugiye kumufasha byaba ari sawa umuntu mugenzi wawe akaba yakosa ukaba wamwicaza mugenzi wanjye inshuti yanjye bimeze gutya na gutya ariko udashatse kumwinjiramo ngo umushakamo amakuru yo kugira ngo ujye gutangaza uko bisa nkaho wamugane ushaka kuba warababaye wenda ari nk'abantu bakubabaye muri iyi minsi hari umuntu uherutse kwinjira mu buzima bwanjye n'ubwundi muvandimwe kandi rwose mu by'ukuri bitari bikwiye nta n'ikintu mu by'ukuri byari kuba byamumarira byarambabaje ntabwo njya nkunda abantu butujajwe bro cyangwa abantu nyine bagira amateka ariko natunguwe no kumva uwo muntu avuga ibintu byagenze uko ibintu bidafite ikintu byamubera bashaka gusenya urugo rw'abandi bro ibyo ntabwo ari byiza mani ntabwo biba ari sawa wowe niba uzi n'ikintu kuri mugenzi wawe
kabisa ihangane ukigumane kuko uriya muntu uri kukibwira n'ubundi nta kintu aguhemba pe, nta gihembo uri bukuremo, nta gihembo uretse umugayo nawe ubwiwe. Arega igihe uha n'umuntu amakuru cyangwa amagambo agasiga wowe uzi ngo wamubwiye wamuganiriye, we Mana agasigara akugaye ku buryo ubutatinya no kongera kukubwira kuko aba yakubonye nk'injajwa. Ugasanga umuntu uri kubwira ubutaha nta kintu akubwiye kuko yakubonyemo injajwa bro. Sister G wenda wihangane. Ngarenze Mana ariko ngiye nyine mbajya ngo nsomere mbwira abo bantu Mana butujajwa babyihore. Kandi none ikintu gitangaje usanga none ubujajwa buri mu gitsina gabo mu bagabo. Oya. Yego ko ahubwo se hari n'igitsina gore kikigira ubuntu bw'ubugambo Mana. Reka wihangane nawe umusore ariko nawe urabizi ko ahanini bariho, ntabwo mvuze ngo ni bose ariko barahari, usanga aribo basigaye bafite umubare mwinshi kurusha igitsina gore. Ubwo wari uri kubwira n'umugabo? Ni abagabo ahubwo nubwo ari umwe. Agatsiko k'abagabo b'ubujajwa Mana, ugasanga ari kuganira ku mugore utari uwe, ugasanga ari kuvuga ku musheri utari uwe, ugasanga ari kwinjira mu rugo rutari urwe, ugasanga mbese ari kujya mu bintu bitamureba Mana. Mwagiye mureba ibyanyu Mana mu gatuza, nibarebe ibyabo bareke abandi bantu bose. ibyabara n'ibyabariya, ibyawe n'ibyawe. Sister G wenda tugarutse nko muri iyi minsi twari twugarijwe n'iminsi itari myiza y'abantu bari kwitahira. Yego sha, wenda niki wabivugaho nkawe, niki utekereza ku rupfu? Sha ikintu nabivugaho rero, nanjye mu minsi ishize nararurokotse kuko urupfu ngewe ndaruzi, narubonyeho ejo bundi nari ngiye mu bitaro, nararwaye cyane njya mu bitaro, ariko mu by'ukuri urupfu ndaruzi, narubonyeho. Ubu ngubu ndi no mu mashimwe akomeye cyane, ubu ndi kumwe n'Imana, ubu niyunze n'Imana kubera yuko yankuye ahantu nari mfuye. Wararwaye uraremba? Narwaye ndaremba njya muri koma. Ari naho naboneye n'inshuti n'abantu batari inshuti. Burya Mana uzi yuko Mana wanamugana uramugana navuze ngo inshuti ngo uyibona ngo mu byago ngo no mu bikomeye, koko nibyo Mana. Ngiye nibwo nabonye inshuti na ba bantu utakekaga ko ari inshuti zawe Mana, ukabona bahangayikishijwe no kumenya ubuzima bwawe bitewe n'ukuntu bamenya amakuru y'ubuzima nyine urimo ako kanya Mana. Ugasanga wa wundi wari wibwiye ko ari uzaza ku mwanya wa mbere kuguha pole cyangwa kukubwira ati hangana cyangwa no kugusura cyangwa no mu bundi buryo no kugufasha mu bundi buryo, ugasanga we Mana biriya byanyigishije ubwoba bwanjye bw'ejo bundi, bwanyigishije isomo, bwanyeretse n'abantu cyari so naho urupfu ni ikintu giteye ubwoba muri iyi minsi. Abantu bari gupfa cyane, none ikintu giteye ubwoba none ndi kubona kujya nsanga abantu bari kwitaba Imana Mana, ahanini ari kanseri bari kuzira, ari kanseri bari kuzira, mbese biteye ubwoba. Ikintu rero nabivuga ni uko nyine abantu bose bagomba kubona yuko twese turi mu nzira yo kuba twapfa, yo kuba tuzapfa, nako bagatangira nyine bakiyegereza Imana, bagakorera Imana kugira ngo byibura banasaba kuzagira iherezo ryiza. Ngiye ngubu nicyo kintu ndi kwisabira Imana, iherezo ryiza no kujya ndindi kibi kuko ndi umuntu pe. Aha, Sister G wakoze kuza. Namwe mwakoze kudwakira, twishimye cyane. Nizere ko n'ikindi gihe wenda nitugutumira uzaba uhabaye. Nzaba mpari cyane, ndahari. Hari icyo wenda waba wibagiwe kubwira nk'abakunzi bawe cyangwa se message wahereza abantu, message y'ubuzima wahereza abantu muri rusange? Icyo navugaga nyine kuri iki gihe, icyo nabwira cyane cyane umuntu wese wiyumvamo ubwiza bw'inyuma ku mubiri, nyine kwishuka k'umubiri ku mubiri gutya hano inyuma. Umuntu uri kwishuka n'ubwiza bw'aho inyuma nashake arekeraho, ahubwo we arwane no gushaka ubwiza bw'imbere mu mutima, kuko nibwo bufite agaciro kuruta kumva warema isura nziza inyuma, kwigira mwiza inyuma. Ahubwo uharanire kwigira mwiza imbere muri wowe mu mutima wawe. Ibyo bizagufasha, ni naryo ryaherezo ryiza navugaga tugomba gusaba Imana. Bizaheramo nubasha kuba wowe kwikontorora, kwireba, kwisobanukirwa uwo uri we, bizagufasha no kuba wabona yuko ubwo bwiza bw'inyuma bw'ubuzaza inyuma nta ribi nabwo, no kuko tugomba no gusa neza no kwiyitaho kuko inyuma yego, ariko tubanze imbere.
mu mutima ya mu mutima nibyo rero kandi urakoze cyane namwe murakoze. yari Gibson rero nkuko bisanzwe bagezaho ibiganiro ciao ndabakunda cyane ngize ko wanyamitse fiyansayi mbeho ukigendera ko wanyamitse fiyansayi mbeho ukigendera impeta wanyamitse mbe ndacyabifite urukundo wansiganye mbe ndacyarufite n'ubwiza wansiganye mbe ndacyabufite ngo ababyeyi barakumbaza inshuti zikakumbaza nanjye nkibaza nkuriye nongere nkubone nongere nkubire nk'uko byahoze baby yeah